Ikaze mu gikoni cya Udahogora. Uyu munsi ngiye kubasangiza uko ushobora gutegura urusenda rwiza ruryoshye kandi bitagusabye ibintu byinshi wibereye mu rugo, kandi ndabasangiza n'utundi tuntu turyoshye ushobora kuba wibitseho tugufasha kuryoshya ibyo urya buri munsi. Urabona ko ndi kugenda mbikata mbishyira muri iriya jage ya blender, ndakurikizaho rero gukata zino nsenda. Bya bindi byose rero maze kubikata neza nkabishyira muri no jage ya blender, icyo ndi bukurikizeho ni uguhita nshyiramo rosemary. Murabona ko nshyizemo utubabi twayo, hari n'abayita romare. Hanyuma nkahita nshyiramo rero amavuta, kubera ko urusenda murabizi iyo umuntu ashyizemo amavuta ukabitekana birushaho nyine biba bifite uburyohe, ntabwo ari kimwe nk'uko wabibika ari bibisi gusa. Rero ndashyiramo amavuta ahagije, hanyuma mpfundikira. Uru rusenda nakoresheje ni inusu y'urusenda. Hanyuma rero ukabisya byose hamwe, ya mavuta na bya bindi byose. Urabona ko rero bimaze kunoga bihagije. Ubu ngubu icyo tugiye guhita dukurikizaho ni uguhita dusuka ku cyo tugiye guteka. Ushobora kuba uri bukoreshe nk'isafuriya, ushobora kuba uri bukoreshe ipanu, mbese byaterwa n'igikoresho uri bukoreshe. Hanyuma rero nkasuka ku ipanu, nkahita nkoresha andi mavuta makeya kugira ngo maremo ruriya rusenda nyine rwasigayemo. Sukamo andi mavuta kugira ngo bimfashe kurukuramo. Hanyuma rero ugahita usuka. Bya bindi byose nabicaniriye kugeza ubwo ubona yuko hatakimeze nk'aho harimo ibintu by'amazi. Aba ari runo rusenda rwivanze n'amavuta, ukabivanga neza ku buryo nyine uba wumva nawe byahiye, byahumuye, bimeze neza. Ukaba urusenda rwawe urarufite ruryoshye cyane, ushobora gukoresha yaba ari ku meza, yaba ari mu guteka kwa kundi ushobora guteka amafunguro avanzemo n'urusenda, ukaba wagenda nyine uruvangamo. Ruba ari urusenda rwiza ruhumura kandi ruri natirere. Nyuma y'urusenda rero ngira ngo mwabonye ko twaruteguye ko ari ibintu byiza kandi byoroshye. Tugiye guhita dukurikizaho kureba uko ushobora gutegura tungurusumu na tangawizi. Ni kimwe mu bintu ntajya mbura mu gikoni. Ni ibintu biryoshye ibiryo, yaba mu mboga zisanzwe, yaba mu nyama, yaba mu muceri. Uramutse ugiye nko gukaranga umuceri ushobora kubikoreshamo. Rero nibyo tugiye kureba uko ushobora gutunganya nyine tangawizi na tungurusumu, ukaba bifite ari byinshi. Apana uko ugiye guteka buri gihe ngo bigusabe gutunganya tungurusumu na tangawizi bya buri munsi. Rero ndatangira nyine mfata tangawizi ngende nzikata, hanyuma nze gukata na tungurusumu. Kugira ngo murabibona ko tangawizi ni nyinshi na tungurusumu ni nyinshi, mbese nagerageje gukoresha izihagije ku buryo zishobora kumara igihe.
hanyuma rero nkahita nshyiramo naho amavuta. Ushobora no gushyiramo amazi wenda uramutse uzabona uko ubibika bidapfuye, gusa amavuta niyo atuma bishobora kumara igihe bitari byagira ikibazo, bitari byagaga, bitari byapfa. Hanyuma rero ukabisya hamwe kugeza ubwo nabyo bibaye ikintu kimwe. Ubona ko byanoze byabaye ikintu kimwe. Ubu nabyo ndahita mbishyira mu icupa, hanyuma mbike. Igihe ugiye guteka ukaba ushobora kugenda ufataho gake gake ugahita uteka. Rero urabona ko nk'ubu ngubu dutetse imboga bisanzwe, ukaba ushobora guhita ushyiramo dukeya nyine akarungo gakeya ka tangawizi na tungurusumu waramaze kubisya. Urabona ko bikugabanyiriza akazi iyo wibereye mu gikoni, nta byo kuvuga ngo ugiye kujya gutonora tungurusumu, ugiye kujya guhata za tangawizi. Iyo wabikoreye rimwe ukaba ubitse ikirungo biragufasha. Rero icyanyuma ngiye kubereka uko ushobora gutegura ni vinaigrette itakeneye za mayoneze, nayo ndakoreshamo tungurusumu. Uramutse udakunda tungurusumu ushobora kuyisimbuka cyangwa se ugakoreshamo gakeya cyane, nkakoresha n'ibitunguru. Ushobora no gukoresha nk'uduti twa seleri, natwo turaryoha muri vinaigrette cyane, cyangwa se n'ibindi birungo waba ukunda. Ushobora gukoreshamo wenda na za bazilika cyangwa se mint bitewe na vinaigrette ushaka. Iyi ni black pepper nshyizemo gake cyane. Hanyuma rero ugahita ushyiramo amavuta ugahita ubisya. Yango urabibona ko nabyo byabaye vinaigrette iri aho isanzwe, gusa iraryoshye kubera ko irimo ibintu byose nyine bituma ibimeze neza. Nayo ukayishyira mu icupa ryayo ukayibika, ukaba ushobora gukora salade bitakugoye. Ushobora gukata utuntu tw'imboga ugahita unyanyagizaho ka vinaigrette, ukaba wikoreye ka salade bitaguteye stress. Hanyuma urabona ko ka vinaigrette ugashyira kuri salade ugahita wirira bikaba birarangiye. Nuko nguko rero nashaka kubasangiza. Bye bye, naho utaha.